Ino TV. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo yihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba, uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho wakavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje, igihe udasenga nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ugira kwizera nk'uko Daniel wambutse inyanja ahumutse ahareba, ugire kwizera nk'uko Mose wavuye mu rwobo rw'intare, ugire kwizera nk'uko Daniel wavuye mu rwobo rw'intare, ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Mbaye ikaze, nitwa MC Misango, ndi kumwe na Rutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza igituza cy'umunihira, ariko nivugiye ku icumu ryawe di vuga iryawe. Urakoze nyakugira Imana. Nanjye ndi muremure ndi mugari kandi kwije ndaje ndego bukarugamba ndi nkataza kurekenda umusore mbaga igituza gitatse byuma nkabarukenya ntambara ku rugamba nivuganye umwanzi mucengeza mwicikiro ntabaruka n'insinzi n'Imana Rwanda n'abari maze barankeza nyakugira Imana. Iyo duteramye bya gipfura ndamutswa nyiringanzo nyakugira Imana. Akira ikiganza wamfura we nyiringanzo uraho? Ndaho ndagumye. Urakomeye by'umuco? Ndakomeye bya Kinyarwanda rwose. Egera urwo ruvugiro nushaka urutamire. Reka negere uruvugiro maze ninihure. Uraho rero? Ndaho. Inganzo yawe ndumva isobetse ubuhanga. Buriya mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ingongo zemeye inganzo. Nanjye rero iwanjye ingongo zemeye inganzo nyakugira Imana. Imvamuko yawe ni iyihe nyiringa? Imvamuko yanjye rero nkuko nabikubwiye ndi muremure ndi mugari kandi ndanikwije. Ndikwije pe. Nawe ngira ngo ijisho riraguha wabibonye. Yego. Aha ndagira ngo turebere hamwe. Twagize gutya tubona umwana uterera umukuru w'igihugu isaruti. Isaruti urayizi? Buriya rero isaruti mu Kinyarwanda navuga ngo ni nko kuba imba mutima zawe harimo ukwishima bitewe n'ibikorwa by'umuntu. Ariko ku buhanga bw'ibyuma baravuga ko uri kure y'uruvugiro. Reka negere uruvugiro. Egera uruvugiro maze duhuze ikiganza maze turwane mu ngamba nk'abaziranye. Nguti isaruti rero garukaho. Isaruti. Isaruti nkuko wabibonye. Uriya mwana yagize gutya yumva imba mutima ze rwose zongeye kuzamuka. Amubonye kuri televiziyo. Amubonye kuri nsakaza amajwi n'amashusho. Ingurukana bumenyi uko babyita ngaho. Nuko. Maze rero kwishima kumusabye agira gutya atera ikiganza ashimira umusaza wacu. Ariko ubona iyi nkomoko y'iri saruti y'uru ruhinja runana rutya yayikomoye. Buriya rero baravuga ngo ukwibyara gutera neza ababyeyi. Kwa kwibyara gutera neza ababyeyi, umwana yaje kugira gutya ari kuri iriya nsakaza amashusho n'amajwi, abona umusaza akimubona nkuko bigaragara. Yaje kugira gutya aravuga nti uyu muntu akwiye gushimirwa, haba mu bato ndetse n'abakuru. Ni ikimenyetso cy'urukundo. Ni ikimenyetso cy'urukundo uriya mwana yagaragaje. Ako ni akanyuzemo. Yego. Tugaruke inyuma rero. Abasore ba Rutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza ibituza by'umunihira bo mu Rwanda. Yego. Bakomeje kuba ingaramakirambi. Kandi nawe uri muri abo. Nawe uri muri abo. Icyo navuga wivuga n'igihunga rwose tubwira impamvu mukomeje kuba ingaramakirambi. Uko biri kose ntandura igivugira ubusa. Kagira Imana ki arigeze ngo ndasopa. Ntandura igivugira ubusa, ariko ntabwo ari bose, nanjye ndi mu batari muri abo ngabo. Ntabwo ndaba ingaramakirambi nubwo bidakuyeho. Byikuyeho kandi ari byo. Ni mu maso ya wowe bireba. Inga ya sokuru wabyaye so. Niko. Yego. Myaka yawe kuri kuyinga ya sokuru wabyaye so ndi kubeshya se? Mu by'ukuri ntabwo ndarengerana ndacya. Ariko uko biri kose ndi gutera intambwe. Nurarengerana ari kuri kurenga. Ariko nurarengerana. Reka tuvuge kuri abo b'ingaramakirambi. Tuvuge kuri abo harimo nawe.
reka ngende. uyu muhungu turi kuvugana kuri iyi ndangururamajwi kuri uyu muyoboro mukunda muri benshi ageze mu myaka 37. ndabeshye imyaka yo ntago ari ukugusebya igero uruvugire imyaka yo ndayiyingayinga ariko ntabwo ushobora kuba ubireba ntabwo imyaka yanjye yantera ikimwaro kuko ntawe nzayiha n'iyanjye ariko urungano ruri kubona ko urusebye mu by'ukuri. Turebye aho iterambere rigeze ariko ndetse tuntu twa ni ikimenyetso cy'uko uri guhunga ibintu byanjye ntabwo ari ukubihunga. Ndi kukubwira kuri iyo mpamvu ishobora gutuma bamwe mu basore bo muri kino gihe turimo bakomeje kuba ingaramakirambi. bamwe muri twebwe se ko wikura uri guhunga ibintu kandi ubirimo. wowe rero hari ingingo uri gukweba, navuga uri kwitaza. Kuba nge imyaka mfite ntabwo ndaba ingaramakirambi, kuko enda ntabwo nahugura ngo neje cyangwa neje ubundi, ariko vuba aha ngaha ndaza kubereka umutambuka. Tubavugeho rero, tubavugeho. Yego, dukwiye kubavugaho abo ngabo b'ingaramakirambi. Nanone buri byiza iyo byakozwe birashimwa, haza kuba n'ibyakozwe ari bibi nabyo tukabinenga kugira ngo tubone bya byiza dukeneye. Nyine tubavugeho, tubavugeho. tangira usasanura. Sasanura. Ariko nge ntabwo ndi muri abo ngabo. Ngahikuremo ariko usasanure. Sasanura. Mu by'ukuri reka duhuze ikiganza turwane mu ngamba twizirane nk'abaziranye, maze tugerenjere kuri izo ngaramakirambi. Komeza iyo njyana iyo, ntiwitse. Ntabwo ndi bwitseho, ntabwo ndi bwaze gutandukira ngo njye kure y'iyo nsanganyamatsiko turiho. Abasore b'iki gihe rwose bakomeje kuba ingaramakirambi. Mbese navuga ko barimo bagenda baba rya zina bakunda gutsindira ry'abahungu. Bakomeje kuba abahungu. Bakomeje kuba abahungu. Yego. Aba bari rero ujye hari ikivugo ujye utera abari b'u Rwanda ukabataka rwose ukabavuga uko bari ongera watake gato ngaruke tubavugeho kubwira. Ugira ngo se nyakugira Imana bari bari beza babeza uruhimbi w'amataka basha inkanda babiro bicunda barambiye batashye. Abo batereka amata rwose babandi usanga ababereye ijisho babandi rwose baseka maze zigakamwa diridiri. Bamutemba shyushyu bamutereka amata. Nuko nyakugira Imana. Uruhanga rwabo ruhanganye ubuhanga kubareba nukurarama. Mbese buriya hari n'igihe njya mbitegereza ngakanja amanwa kuko amagambo aba yabaye menshi nkabura aho nyahera. Kuki urya amanwa aho wakavuze se? Erega buriya baravuga ngo iyo ijisho uri mu basore barya amanwa aho bakavuze se? Ntabwo ari uko mba ntakavuze ahubwo hari igihe mvuga nti reka wirinda guta nisobike umwanya aho zarimo. utakavuze. Wirinda guta umwanya aho wakavuze cyangwa urya amanwa aho wakavuze. Erega nanone twibuke ko uri kubyina hatatumiye bamwita umudishyi. Ubwo rero umudishyi none se kuvumba ko ari umuco yaba ari n'umuvumbyi wo ngo kandi kuvumba ni umuco. Ariko twibuke ko iyo wavumbye ntabwo wizihirwa cyane nk'umutumirwa. Kandi n'imvuzo zizamo. Imvuzo rero nibwo ubunyoye byanya. Ugatanga n'umwanya igifu kigakora akazi. Ngaho rero kongere twitse kuri aka kantu tugana ku musozo. Uzashinga umugero ryari? Buriya rero gushinga umugero umuntu aba agomba kubanza akabigerengeraho ubwe ku giti cye, yarangiza akabifatira umwanzuro abonye bikwiye, afite n'uburenganzira bwo kubireka. Nabyo ntabwo twabyirengagiza. Akaba yabireka akavuga nti ngewe ndabiretse nta usibye ko nanone ntabwo uba wubahirije rya sezerano ryo kuvuga ngo ukwibyara gutera ineza ababyeyi. Mugani ukureba agira ate yo kagira Imana wakubyaye yarako hari ukuntu niko ukubyara yararigushije rwose. Ariko se sha ubwo nta kimaro ufite koko. Nyamara tuganire ntubeshye abanyarwanda. Ntabwo naje hano kubabeshya kuko aho kugira ngo mbabeshye ntabwo nari kuza. Niyo mpamvu rero tugomba kuvuga iby'ukuri. Ntabwo kuba nganye kuba bangana kuriya batarashinga urugo
hari impamvu buriya utiki ako kantu ngero kitseho hari impamvu ituma bafite iriya myaka hari ahantu wahereye ongera usubira aho wahereye ese buriya nyakugira ngo impamvu ngo iki gitumye bangana kuri yego gitumye bangana kuri impamvu itumye bangana kuri ya oya gorora ikinyarwanda impamvu itumye tugera hatunganye gutya impamvu ituma tungana gutya ariko sin ubundi uranandengeranye ku buryo narenze igihe cyo gushinga ese ko hari ubwana mbona haje ubwanwa ndetse nitegereje neza dore imvi zitangiye kuburuyenza ko kantu wari ukazi imvi z'uruyenzi zo ntabwo naziheberwa kuko nanone nubwo ndahimbye niko ubu ndahimbye reka ta ntabwo usa ubwanwa bwawe ngaho nawe reba wagira ngo ni hajya bayita ya indi abagore bakoresha mu gikoni yitwa ngo igide hari situruwa ya abo se numvuge ko shinga umugero nyiringa ugabanya amagambo rero gushinga umugero nkuko nabikubwiye umuntu agomba kubanza akagira ute egera bakumve akabitekerezaho neza cyane ko buriya ugomba kugira umutambukanyi nturanyurwa se hari uzi ngo mundangire se nta ndoro y'abeza ujya ugira abeza rero ntabwo mvuze ko mu Rwanda tubakenye harabura ikirero ahubwo se bo barabishaka ngaho niba byandike hano ninde ubishaka barahari bose barabishaka ko namuzi ngaho barahari ariko ntabwo bariteguye se yemwe bako nimwandike hano uyu muhungu yitwa Nyiringanzo akaba ari umusizi w'umuhanga usiga bagasigara basiganuza utamwumva gutyo ni igituza cy'umunihira indeshyo ye yingayinga iya nyiri igihugu ubundi ikindi umuroye uruhanga kumureba ni ukurarama inyuma mu bitugu bye ntabwo ryatebeye nk'aho yikoreye kera cyane cyangwa cyane ubundi nta mpfundiko afite bigaragara ko atarushye ni umuhungu rwose unoze w'igishirira ariko ubona uri kubura umugero umutambukanye Nyiringa yego hari ibigwi byawe nishe ngo wongere bisubiremo ducutse uko biri kose ariko usize umugani size umugani rwose imyaka ufite ni mibi cyane ariko ntacyo babwira iryanyuma tugende barumva ni nasiga n'umugani ntabwo bizafatwa nabi kuko ko ndi umusizi se egera uruvugiro uri kuri ntabwo ndi umusizi ntabwo utagiye no kuvugishwa kandi aka kazi uko biri kose hari ahantu uteye akabuye numva untonetse komera turi kuganira by'umuco w'umura turi kuganira by'umuco nk'uko nabivuze wikihakana ubusizi rero ukomeza ugaruka inyuma warugize uti sindi umusizi ntabwo ndi umusizi ntabwo ibyo ngiye kuvuga n'ubundi sinibeshye egera uruvugiro ntabwo ndi umusizi wafata ibintu ngo abigore kuko bitari yego ahubwo niyo mpamvu tugomba kugira gute gushyira ukuri ahagaragara nk'uko nabivuze ibyiza birashimwa ibibi bakabinenga yego ngira ngo rero mwamaze kumwumva yitwa Nyiringanzo akaba ari umuhanga cyane mu bijyanye n'imisango n'ubukwe bw'abanyarwanda gusa nk'uko nabibabwiye akomeje kuba ingaramakirambi iyo ngingo azayishyireho umupfundikizo ubundi yizihirwe reka tureke gupfundikira tubanze tugosore twagiye nk'uko nabikubwiye abari turabafite mu Rwanda kandi n'abasore babandi b'imihamira bakereye itabaro barahari turahari uri guhunga uruvugira ariko turahari akaba ariyo mpamvu rero ntabwo ndabingaramakirambi bivuze ngo uwanjye arahari wabanza aruzavuka niyo yavuka uko biri kose kuba ahari ntabwo nahita mfata izina ry'ingaramakirambi kandi uwanjye ahari none se wa mugabo we tugira inararibonye tukagira ingobokarugamba tukagira indahangarwa tukagira indirirarugamba tukagira ndetse n'imbuto tukagira n'ibirezi muri ibyo uri mu kihe cyiciro
urakoze cyane Franzima. Egera uruvuge. Nkuko umbajije ntitugira ibyiciro bigiye bitandukanye mu ngeri zitandukanye z'abantu. Muri ibyo byiciro umbaza icyiciro nisanzemo. Ndi mu cyiciro cy'indirarugamba Franzima. Urababeshya abanyarwanda. Oya ntabwo mbabeshye. Uri mu ndangarwa. Nasanze uri gushaka kunyumvisha ukuntu burundu uriyoroheje pe uhakanya ibintu. Oya ntabwo mbihakana kandi ubona ubu wishyize mu ndirarugamba. Ndi mu ndirarugamba. Ese ijisho ntiriguha ubu koko ureruye urabeshye ngo uri mu ndirarugamba. Mw'abanyarwanda mwe ibyo navuze nibyo biri byo. Nyiringa yego utahemukaga ibyo bihaye bite. Oya nta mfura ihemuka ngendindira rugamba. Koko pe yewe reka duhinira aha tubashimira cyane mu kiganiro mwateze yombi impagarike n'ubugingo ariko ntimukibuke Imana ibibazo byaje. Burya igihe mudasenga nta humure muzagira. Ujye mumera nka Daniel na Mishake na Sadurake bano barizeye. Dushimire Nyiringanzo. Ikiganiro cyo nakagaruka jewe nitwaye MC Misango. Hanyuma ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Rutebeza bigemba urugero rw'ingabo z'igituza cy'umunihira yitwa Amoni. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya.